Ari Christopher na The Ben nibo bantu ba mbere barenze muri uyu muziki kubikunda, ariko niba nko muri munda natangije ari inanga ya kinyarwanda, so biri mu bintu byatangiye, so nkunda iteka mu bintu nkora ko ntandukana n'undi muntu uwo ari we wese ko icyo byansaba, niyo mpamvu nagerageje kuzana new things, kwambara umwenda uri kwaka. Reka ngwikaze ukurikiye exclusivity nkuko bisanzwe turi muri BK Arena. Iyi ni semi final, hanyuma abahanzi bo batandukanye bari kugenda baririmba. Ku munsi nk'uyu tugeze kuri Kevin Kade, umwe mu bahanzi bakunzwe ndetse bafite indirimbo z'amahiti, ari buririmbemo Jugumira nkuko byitezwe, ndetse n'indi nka Munda n'izindi zitandukanye bitewe n'umwanya bari mu muhe. Hanyuma turi buze kumuganiriza twumve amwe mu makuru menshi amuvugwaho ndetse n'ibikorwa bitandukanye abateganyirije. Hanyuma reka tubanze dukurikire performance yiwe, nyuma ya performance turaza kumuganiriza twumve byinshi kuri we, ariko mwanagiye munabona backstage kuntu baba bameze abahanzi. Iyi ni exclusivity, ni nayo mpamvu tuba tuhababereye. Kuri micro muri kumwe nanjye Jidena, hanyuma hano turi muri BK Arena. Iyi ni bar, stay touch, tuze kubana muri rusange.
Alright, iyi ni BK Arena, hanyuma aya ni amarushanwa ya BAL, iyi ni exclusivity show, hanyuma ndi kumwe na Kevin Kade. Yaman. Mr. Munda. Munda. Ya Kade amakuruzi. Ni ku mugongo. Ni ku mugongo. Nta kintu cyinshi ndi bukubaze usibye kukubaza kuri iyi performance. Evan, it was crazy ariko Evan, nari maguye kabisa. But it's nice. Yeah, ni performance wari ufitemo ababyinnyi beza, nindi gutera n'icyumvirizo ku ruhande nkumva ngo wakoresheje ababyinnyi bahenze. Of course. Nose ko n'umuhanzi ahenze, n'umuhanzi arahenze, n'ababyinnyi bagomba gukoreshwa abahenze of course. Ariko uri kubona ukuntu usigaye none utandukanye muri iyo minsi, yaba kuri performance, kuri swag, kuri buri kimwe. Ni Imana ibirimo. Exactly. Nahoze ndeba uburyo mwiteguye, nahoze ndeba backstage, wenda abantu baraza kubibona uburyo wayiteguye, cyangwa wari wambaye, by the way wari wambaye ikoti ryaka. Ahantu tuba tugomba kuhatsa, so ni nk'uko aka ngaka nako katwakije ariko birarenze tu, so narabiteguye kugira ngire uniqueness, kuko mu bintu nkora akenshi nkunda kwitaho, nkunda ubudasa no mu ndirimbo zanjye, nuko bitakunda ko bikunda, ariko niba nko muri munda natangije ari inanga ya kinyarwanda, so biri mu bintu byatangiye, so nkunda iteka mu bintu nkora ko ntandukana n'undi muntu uwo ari we wese, ko icyo byansaba. Niyo mpamvu nagerageje kuzana new things, kwambara umwenda uri kwaka. Jordan Colors, Gravis, abacrobate ba mbere, abakobwa beza. It was lit. Nicyo nari mumojeho, yaba Jordan yatwaye awards best dancer mu gihugu, yaba Gravis, yaba Shakira n'abandi batandukanye n'abacrobate beza. Ni performance witayeho bitandukanye wenda n'abandi artiste. Yagutwaye igihe kingana gute kugira ngo uzaze performingira abantu hano? Nako twakoze practice y'icyumweru buri munsi, turepeta, tugira umwanya wo gukora dressing, kwipima imyenda no kwidoda, nkuko naba mfite video, so byantwaye igihe kigera mu byumweru 2 nyamara kumenyeshwa ko nzaririmba hano. Nahise twese dutangira imyitozo. Yewe by'umwihariko abantu barishimye, igikundiro kirahari, ariko mbere yaho yuko performinga abantu barakurikiramaga, babonaga amahit ariko igitaramo byaza wowe ntuboneke. Yego, ntabwo amakuru yakugeragaho. Byagiragaho ariko icyo cyarabuze cyarabonetse. Ntabwo ari cyo kibazo, n'akantu gutya byari bikigoye ko bumva ko dukwiye amafaranga kandi twayashoye. Ni ko agaciro umuhanzi bamuha kagendana kenshi n'ibikorwa ari gukora. Ibikorwa nakoraga bamaga ajyanye n'ibikorwa byanjye, nkumva ngiye si yo nkwiye kwa bitewe n'ibyo nabaga nakoze. So uyu munsi ndayababwira bakabyumva, so better yuko ubu ngubu pricing n'ibintu bijyanye no kwishyura bari kubyumva. Niyo mpamvu ibitaramo byinshi muzambona, kuko ubu ngubu noneho biri kuri understandment imwe, turi kumvikana muri make. Usibye Jugumira kuri platform yawe ufite indirimbo mu ndimi z'amezi 6, ariko hari n'indi wari wakoranye n'umurundi ngira ngo ni Dramatic. Pyramid 3. Iriya niyo yanjye, iriya niyo mikorere yanjye, bari kunenga sako babatanye. Ntayo ariko iraza vuba. We tubiziranye abo bantu, reka tubabikira akabanga, sibyo? Gusa Kevin Kade ndahari kandi isama, I want to support you guys. Mu kwezi kwa 7 ndasohora indirimbo. Yego. Ugiye gusohora indirimbo ariko Kevin Kade n'ubundi urambye muri iki kibuga cy'umuziki. N'indirimbo nyinshi kandi ziri hit, ariko si Kevin Kade album, Kevin Kade experience, Kevin Kade kwigeza abafana se ndabafite. Ndacyabubaka, n'abafana ngira ngeye cyane. Ntabwo biragera ku rwego rwaho ngira abafana, nyine abakunze. Ubu nyine bakunda indirimbo ariko nkeneye ko
biza no kuri njye, so niyo mpamvu nkikora cyane. Izo experience nzazitangira mu gihe cya nyacyo n'amaalbum. Yego. Gikorwa n'abandi bahanzi batandukanye, ariko umuntu ashobora kubabona nka new generation cyangwa se nk'abahanzi bari mu muziki, utavuga ngo bari kuzamuka cyangwa se bari kuzamuka, ariko ari abahanzi bari mu muziki. Ariko wareba ugasanga abo bahanzi sometimes ibikorwa byabo ni binini ariko ntabwo bari gufatwa kimwe n'abandi. Babona kubera iki uva yawe nk'umuhanzi ukareba bimeze ko tudafatwa kimwe n'abahanzi bakuru. Yego, kuko wumva harimo n'ikintu cyo gukura, kuba ari mukuru birahagije. Kuba buriya niyo naba naragutangijemo ikirenge imbere, hari ikintu mba narabonye utarabona. Abo batipi bakoze indirimbo barikodingira kuri mixer, bakora one take, mu gihe twe dushobora gusubiramo inshuro 100 babikata, ariko yakoraga rimwe bigahita birangira. Hari haso zatumye abo wari uyu munsi bitanatuma tugererana uko byagenda kose. Hiti zose namurusha, aba ari umuntu w'igihangange kandi ufite n'izina nshobora kuba nari nagira. Niyo mpamvu ako gaciro ndakumva niyo yaba amaze imyaka 10 adakora. Abahanzi bakuru hari Christopher, umuntu wa danje kuri njye, na The Ben. Nibo bantu ba mbere barenze muri uyu muziki. Abo ngabo barabanza abandi bagakurikira. Murakoze.